nawe uri director Sukumari ibi bintu bikakubaho ntago wabasha kubyakira. Umva ibintu byamubayeho mu mwaka wa 2021 uraza guhita wumirwa. Mu mwaka wa 2021 director Sukumari nibwo yarasoje gukora kuri filime yitwaga Pushpa Igice cya mbere. Iyi filime yayikoze ayihereza inkuru isanzwe dore ko yavugaga ku musore mutoya wari waravukiye mu gace gakennye ko mu Buhinde ajya gukora bubyizi bikaza kurangira afashe business yo gutema ibiti yose akayigiriye yarahereye kuri zero. Wumve ngiyi ni inkuru ikurura amarangamutima y'abantu. Mu mwaka wa 2021 ikimara kugera hanze no filime yakoze ibintu bidasanzwe ari nayo mpamvu director wayo Sukumari yahise ahitamo gutegura igice cya kabiri n'ubu akaba ategereje no gutegura igice cya gatatu. Mu mwaka wa 2021 iyi filime bayishyize hanze ikimara kugera hanze mu munsi wayo wa mbere yinjije amafaranga menshi ndetse mu minsi yakurikiyeho yakomeje kwinjiza andi. Director wayo Sukumari na producer na studio zayikozeho zimaze kubona ibintu biri kuzibaho kubera ino nkuru ya filime bashyize hanze birabatungura bahita bavuga ati ntago bapfusha ahubwo reka bakora igice cya kabiri. Ariko ubwo bahise batangira kugitegura bakita Pushpa 2 deruru. Igice cya kabiri nacyo tugiye kwibanda hano muri iki kiganiro tukivugaho seni zagiye zibagora amafaranga bacyungutseho. Iyi filime Pushpa igice cya kabiri bahise batangira kuyikoraho kuva igice cya mbere cyagera hanze dore ko bayanditse banayitegura mu gihe kitarenze amezi 7. Noneho bagiye kuyikina bageze kuri seti hari ibintu byagiye bibagora kubishutinga. Nawe ndagira ngo wumve ino seni bakozeho iminota 19 uburyo yabagoyemo ndetse n'inshuro bayisubiyemo kugira director wayo Sukumari abashe kubona seni nk'iyo yifuzaga gushyira muri filime ye. Ubundi director Sukumari azwiho gukora seni akazikorera zose bitabaye ngombwa ko yifashisha CGI computer generated imaging. Muri filime Pushpa igice cya kabiri hari seni bari bagiye gukora aho Pushpa yataka abanzi be abasanze mu kirori ahantu cyari kiri kubera akambara imyenda nk'ikigirwamana cyaho. Ibi byose yabikoze agamije kugira ngo aze kuza kubona uko yegera abanzi be abakubite abereka isomo yuko nta muntu ujya umumenyera muri business. Ibi ngibi Pushpa arabikora dore ko agenda akambara imyenda y'isari akambara ibikomo byinshi akisiga n'amarangi mu maso y'amabara atandukanye kugira ngo abashe kwisanisha n'iki kigirwamana cyabo kugira ngo abanzi be bataza kumuvumbura. Ibi ngibi barabikora bigacamo akaza gukubita n'abanzi be bikarangira beretse n'isomo. Ariko ndagira ngo wumve aka gaseni gato yankubwiye bajya kugakora inshuro bagakoze ndetse n'igihe bagakoze n'amafaranga yakagiyeho kandi ari agaseni kamwe kari gafite iminota 19. Iyi seni y'ahangaha mu kirori yabatwaye miliyoni 6 z'amadolari kandi yari seni imwe yonyine. Wumve ngo ni amafaranga menshi mu Buhinde uyashyize mu marupi ni amafaranga utabasha no gushyira mu mufuka. Aka gaseni ko mu kirori bajya kugakora bagasubiyemo inshuro 54 kandi wumve ngo kari gafite iminota 19. Buri uko umukinnyi w'ibanze ari we Pushpa yarebaga ku ruhande nk'uko director wayo Sukumari yari yabipanze bahitaga bagasubiramo bikarangira iyo ngiyi ibaye retake. Bagakoze mu gihe kingana n'iminsi 30. Wumve ngo ni ibintu byabagoye cyane dore ko Pushpa impamvu byamugoraga nuko yabaga yisize amarangi menshi yambaye ibikomo biremereye yambaye n'ira myenda y'isari y'abagore atarasanzwe ayimenyereye kuyambara. Wumve ngo ako gaseni tuvuze haruguru ni agaseni kabagoye muri iyi filime gusa naburebye ntago bavunikiye ubusa dore ko iyi filime barayitunganyije bemera gushora amafaranga menshi gutyo ikimara kugera ku isoko ku munsi wayo wa mbere yinjije miliyoni 38 z'amadolari. Wumve ngo wari umunsi umwe wonyine dore ko yahise ikuraho agahigo kari gasanzwe gafitwe na filime ya Bahubali ko kwinjiza amafaranga menshi ku munsi wa mbere. Ibi ni ibintu bidasanzwe muri sinema y'Ubuhinde dore ko bahise banabyandika mu mateka ya sinema y'Ubuhinde. Mu minsi yakurikiyeho barakomeje barayicuruza igera no ku isi hose dore ko ku isi hose ubu ngubu tuvuga imaze kwinjiza miliyoni 200 z'amadolari. Bivuze ngo ukuyemo miliyoni 48 filime yabatwaye bamaze kunguka amafaranga yikubye inshuro enye yayo bari bashoye. Izi miliyoni zose bari bamaze kunguka umukinnyi w'ibanze wari uri muri filime ari we Aru Arjun yabigizemo ubwenge yanga gusinya ngo bamwishyure umushahara wagende ahubwo asinya deal ya danje yo kuzajya afata 30 ku nyungu yose bungutse kuri iyi filime. Wumve ngo uyu mukinnyi ni umuhanga cyane ibaze ko yemeye gusinya deal ntavuge ngo ari buze guhembwa ako kanya ahubwo wakajya ahembwa ku nyungu bungutse. None ubu ngubu muri miliyoni 200 bamaze kwinjiza muri iyi filime akaba amaze gutwaramo 30 zose azishyize ku mufuka. Ibi byahise bituma no mukinnyi kubera ino filime yakiniye Pushpa igice cya mbere n'icya kabiri ari we wenyine mu Buhinde usabwa amafaranga menshi kugira ngo agukinire muri filime bitewe nuko yagaragaje yuko gukora cyane ugasubiramo agaseni kamwe inshuro nyinshi bizana n'umusaruro wa hatari. Yarihanganye cyane agaragaza umutima ukomeye aribyo byatumye ino filime ya Pushpa babasha kuyikina neza mukayibona kuri mwayibonye kubayirebye ikaninjiza amafaranga ameze gutya.
Niba ukunda ibiganiro bya filime kora subscribe hano kuri HABA ndetse ugende udufollowing no ku zindi mbuga zacu tuzajye tubana buri munsi.